nabo ngo baga ubona igitinganye nkibanisha gicucu gusa ku buryo twaterana amagambo jamais. That's why wumva uvuga akesha uvuga nka ceceka. Yes, ndagusuje ukomeje gukurikira Dreamax TV, ni wa Mungu wanyu ishimwe, karibu Comedy Buribanga The Badman The Game Changer kuri iyi mihanda. Uyu munsi hano ntago tuje twenyine, tuzanye na Platinum Bridal Services. Kuri wowe ukeneye ko bakudekorera mu bukwe bwawe, bakagukorera service mu bukwe bwawe, bakakwambikira abageni ndetse n'abambare n'ahandi uretse muri Platinum Bridal Services. Nimero urayibona kuri screen yawe. Uyu munsi hano tuje kubatamo ibintu birenze bya hatari. Nuzajya ubona naje kuri kamera nakifatiye, mujye umenya yuko nje kubabwira ibintu birenze biba birimo biragenda bicicikana kuri iyi mihanda yacu. Uyu munsi wa none ikintu nje kubabwiraho n'umuntu bita Kasuku, nje kubabwiraho n'umuntu bita Jihad bato zabaye bato. Umuntu bita Kasuku yamaze gutangaza yuko Instagram mwandike, TikTok mwandike nabo ngo baga ubona igitinganye nkibanisha. Ubu niza aramazi mwe cyabavomeraga igicucu gusa. Hari amazi muzi cyabavomeraga. Oya ni mumbwire nimba hari amazi cyabavomeraga, noneho ngiye mite nigendera nta kibazo. Sinzongere no kugaruka muri ibi bintu ngewe. Iyo ntangiye kubona umuntu arimo aragenda arengera. Mureke mbabwize ukuri, ngewe nakoze ubushakashatsi ndavuga nti ibi bintu uyu mutinganye ngo ni Jihad atangiye gukora avuga ngo arimo arajijisha. Ntago ari uko bajijisha wita umuntu mifupa, no, ntago bibaho ku manyoko, nibibaho uko nugutangira kurengera. Ibyo yamaze kuvuga byose kuri Jihad yari intro, none agiye gutangira ama episode ya mbere yamaze kujya hanze, atangiye kumutama. Ubundi nibyo bita kubaga papa. Uyu mutinganye ngo ni Jihad nari naramwibikiye igihe kinini, naramubitse igihe kinini, ndamubwira nti ariko iriya enjo hari igihe kizajya. Ariko mbabara urebe like z'abantu bakomeza kuvuga ati ibintu bya Jihad twari tubirambiwe. Reba amalike arahangaha, ntago ari ibintu abantu bo kuri YouTube, ndagira ngo namwe mubingaragarize ibintu by'uyu mutingane ngo ni Jihad ntimwari mubirambiwe. Nyeneye like zanyu cyangwa mite nigendera ngewe. Kubaga Kasuku muramuzi, ni mubi cyane yakwinjira no kubaga akagutoneka. Nababajwe cyane no kubona uyu musore w'uwigize umutinganye. Ibyo rero mwabonye uwitwa Jihad wiyandaritse, urugero rwiza rw'igisebo cyabayeho mu Rwanda n'uwo Jihad. Eskizomipa icyogereye mu nkuba mwaba abagore. Umuntu bita Kasuku ari kubaga nta kinya ku muntu bita Jihad. Intro yose iri gutangira, introduction iri gutangira, video nta yindi. Jihad umutinganye. Kasuku ndibeka nkubwire, ntabwo ndi ku rwego rumwe nawe. Can you imagine? Wowe nta cyerekezo cy'ubuzima ufite. Ntabwo uri ku rwego rumwe nanjye ku buryo twaterana amagambo jamais. That's why wumva uvuga akesha uvuga nka ceceka. Kasuku ari kumukorera ibintu, ari kumukorera, ari kumubaga, arayivuza buri munsi, arayivuza buri gitondo, arayivuza buri saa sita, arayivuza buri mugoroba. Mu gitondo saa sita na nimugoroba mba ngomba kugukubita. Mu gitondo saa sita na nimugoroba kugeza igihe igeno ryawe rigeze. Na wundi ni Jihad w'umutinganye. Rero ibi bintu bijya kuza byaje gute? Gemba nshaka duhere hasi tugende tuzamuka mpaka ibintu byagiye bijya gutangira uburyo byagenzemo. Abantu bakunda gukurikirana showbiz ibintu barabizi, kuri Dreamax TV tuba twagiye tubahasho ibintu byose baragiye bamenya ukuntu byagiye bitangira ndetse n'uburyo ki naho bigeze. Ukuntu ro byagiye bigenda, umuntu bita Muyoboke manager wa The Ben bajya mu gitaramo cya The Ben yakoreye muri Uganda. Mwabonye ibihuha byagiye bikwirakwira bavuga yuko ngo Muyoboke ngo yasambanyije ngo DJ Felix. Ntago ari uko bajijisha wita umuntu mifupa, no, ntago bibaho. Icyo gihuha rero, umuntu wazanye icyo gihuha nta wundi uretse umuntu bita Jihad. Ikibazo rero ku imihanda, iyo inkuru yije abantu benshi bayisamira hejuru batari bamenya ngo n'ibintu biri kuvayo birajya he, bafatirana bayibonemo izo views, bayibonemo iki. Ariko njye amakuru mfite neza nuko Muyoboke n'umwere kabisa.
uwo nguwo rero jihadi kuza gutyo, kuza agakwirakwiza icyo gihuha, hari uburyo ki umuntu aba ashaka kwica izina ry'umuntu. Nta kindi rero aba ategereje kugufatira wowe usibye kuza gukwirakwiza ikintu cy'igihuha, akaza agakabiriza ibintu ku mihanda, ibintu bitanabaye, kugira ngo akwicire izina, abe yakwicira izina. Rero nicyo ubuntu bita Kasuku arimo ararwana nacyo, umuntu bita Godfather barimo bararwana nacyo, kurwanya ibyo bintu by'ibihuha. Jihadi ninjya kumuvuga muranyemera nse nk'umugereranyo gatoya n'umuntu bita Fata ku mavuta. Dore ni nako Kasuku abivuga. Kasuku uburyo cyo abivugamo, ati uburyo Jihadi style arimo arakoramo ni nk'iy'umuntu bita Fata ku mavuta, kuza kwica izina ry'umuntu, akaza gusebya umuntu. Fata ku mavuta ajya gufungwa, mwaramwumvise uburyo cyo yagiye avugamo ngo araje ngo abatemo ngo abereke ngo inda ya The Ben ayifite, ararana nawe. Jihadi rero nawe ashaka kwinjira muri uwo mujyi ngo yice izina ry'abantu, akaryica muri ya style nk'iyo Fata ku mavuta yakoragamo. Kasuku angije avuga ati we na Godfather, ati natwe rero ntabwo tuzakwemera ko wica izina ry'umuntu gutyo cyenyenge. Umuntu bita Kasuku kuri iyi mihanda, sinzi niba nge namwita nk'umuhanuzi kuri iyi mihanda, hari akavido yigeze gukora arimo arabwira Fata ku mavuta ati ibi bintu wabiretse wa muhungu, wabiretse ibi bintu ko bitazakugwa amahoro. None Fata ku mavuta rero niba mukatiye imyaka 2 harya n'amezi angahe, none se ubwo urumva Kasuku yaramubwiye yanga kumva. Jihadi bari kumutokinga bakamubwira wagarukiye, ariko nawe akiyumva. Ejo bundi ntibyagutungura ugiye kubona ukabona umubonye muri ribu yamutambikanye, ariko kagozi si ibintu se bigaragara. Erega abantu iyo batangiye kugutokinga ukuri nta bindi biri kuvugwa ku marayivu, nta bindi biri kuvugwa muri showbiz, murangira tserera nta kindi barimo arareba yuko ibintu murimo muravuga bitagize icyaha. Ntabwo byabatungura rero kubona Jihadi nawe mugiye kubona mukabona muri van ya RIB. Ariya noneho reka tugaruke kuri wa muntu warumbajije Semuhungu. Eric Semuhungu ngo birahurira he? Eric Semuhungu avuga yuko mu bantu bamugambaniye kugira ngo abe yagaruka mu Rwanda, ngo yagarutse mu Rwanda bagiye kumugurishiriza amazu ye n'imitungo yari afite mu Rwanda. Eric Semuhungu akavuga yuko mu bantu bari babirimo bamugambanira, umuntu bita Jihadi nawe yari arimo mu bamugambaniye kugira ngo Eric Semuhungu agaruke mu Rwanda batamugurishiriza imitungo, yirengagije yuko yarabonye green card. Eric Semuhungu yangiza akavuga ati njyewe ntitaye yuko banesheje green card yanjye nkagaruka hano mu Rwanda bashaka kungurishiriza imitungo yanjye. Abo bose babigiyemo, yaba bari muri Amerika, yaba abangaba bari mu Rwanda ba Jihadi ndetse n'abandi, bose n'imbwa. Uba mu nzira irenza bamukaparitoma k'icyumba kimwe, bati bose n'imbwa kandi njye nibereyeho neza. Niza kavuga ati njyewe mu Rwanda nifitiye amazu yanjye, nifitiye imodoka, meze neza, nibereyeho neza nubwo banesheje green card yanjye. Ibintu byose Jihadi arimo arakora byose ni ugukomanga, arimo arakomanga ku muryango wa Mageragere avuga ati nanjye nyabona mumbikira icyumba. Kandi uyu mutipe bita Kasuku mana yanjye arakubaga papa, akakubaga. Noneho ikintu nabonye cyo sinarinzi ko Jihadi bamwita Cyprien. Araza hari umuntu bita Kasuku, niba ajya kwivuko, niba amakuru yakurahe, niba yinjira muri systeme za leta, akakumanuka wese igisokuruza n'abasokuruza wanyu. Umuntu bita Kasuku mana yanjye, guhurira nawe muri bato nka gutya ushatse wasaba imbabazi hakiri kare, kuko ahita akwicira izina iyo udafite uruvugiro. Uyu mwanzuro nta nubwo twanajya kure y'ibyo navuze, n'ubundi arimo arakomanga. N'ubundi njye ni gutyo mbibona mu mbone yanjye, arimo arakomanga. Ariko byose uko bati igenda izamura urwego, byose n'ahandi ni kuri Dreamax TV. Bakubita agashoho gato duhita tuza kubatamo kuri Dreamax TV. Nta kindi wowe usabwa rero usibye gukora subscribe, ugakora like, share, comment, ukatubwira muri comment, ukatubwira kugira ngo tumenye yuko turi kumwe koko tutari gucurangira abahetsi. Kandi inshingano zawe yuko udufasha tukagowinga viral, ndetse n'u Rwanda rwose rukatumenya ko tubata mu zandani zawana. Umuntu bita Kavuye from Rubeje, abantu batarimo baramubona nawe ahantu ari gukukinga ibintu birenze.
agiye kubazana ikintu bita imizingo kuri Dreamax TV. Kabuye from Rubeja arimo arakukinga. Abantu baba barimo baramumbaza ngo Kabuye from Rubeja arimo arakukinga ibintu birenze papa. Don't miss.